keji tubyukuru turusi nkuru umwana wariwe n'imbunda urutugu ni solo bandana yambara umutuku yavuye amahomu kubera imituku izi shuti zatuma urwara urutugu izi nazo zidufata ku gifu abana ku butaka bashaka isupu kugera ku butaka bisaba ingufu umuhungu ni loko ni hot izi hose ni pros zirashaka ifoto call ya plug ibitondo musazi ndisek ngenda shaka zonto punani yako kuza guteza koto ndabizi kutinyizi popo icyana niko kugikwameye gate gikeneye sone ya momo gifata kamoto kizanye umutoso gikumbuye ya tonto gishanye ku maso gisaka ngaka kogera ni movie ya Oje Baro siga umira amagambo amwe cyane wallahi rero hose cyo mwe byongo bicare hamwe ngo batuze Let's get it one time ngo umwana agifusha dukabe ntureba ko abana basazi dupate wagiye uhatwika ni hashya ariko nitsama basa dutape ndiho mudakwamye nataka zinzana zirape muranyica ndake gakara dukabe dufate dukate na kate ni bije ya make abahungu Kigali kushini nyinshi bareba imirari ngwino twitsimba hunyera zitari gabanya ubwoba dore siningari imihanda ni so kandi amatsini ni bro kana gasuzuguro uruganda ni low kandi imirongo ni mo ukoresha kayunguruzo izi kushina dose Disney bidufata pose mwana jya umugabo y'inisi ya code kandi bigusaba konte byose ni mu bitabo urwego nirwo game yabaye rudo ibyo bakubwira sibyo we guma mu rugo ni gute wabona ibiryo kandi covid iriho nabahungu sibo dukwameye mu masibo mwana izi game sizo jishene niso kandi si leta yaso mwana shiraho irido already know indirimbo yanditse muri lockdown menanze muri lockdown ndi kumwe n'umupeti wanjye turi kurya ubugari n'ibishyimbo ibintu byanze kuva bavuze ati bavuze mugume mu rugo mitenekereza nyine uburyo nyine abantu bameze to muri indirimbo ni indirimbo nshya twa Muda Street bandi kuvuga nyine situation kuntu zimeze to urumva bandi kuvuga mu bintu byinshi man byinshi cyane ni biki bintu burimo ukuvugaho ku buryo umuntu uri bumve yarabaye kuri street azubuzima bwa street cyangwa yisanisha na street life ari bita kurura ko ari mood ya street urumva nk'ibintu bandi kuvuga muri mood ya street bandi kuvuga already lifestyle y'Kigali to ngo keji tubyukuru turusi nkuru urukumva umwana wariwe n'imbunda urutugu ni solo bandana yambara umutuku yavuye amahomu kubera imituku izi street zatuma urwara urutugu urukumva nguzi nabyo zidufata ku gifu urumva ngo abana ku mutaka bashaka isupu kugera ku butaka bisaba ingufu umuhungu ni loko ni hot izi hose ni pros zirashaka ifoto wallahi call y'umuganga plug niki musaza njye ndashaka zonto punani ya koko iza guteza koto ndabizi kutinyizi popo icyana ni koko gikwameye ghetto gikeneye sone ya momo gifata kamoto kizanye umutoso numva ni Muda Street gikumbuye gicanye kumva mwana izo simba ndi kuvuga no muri Vastunga abandi kuvuga ngo mwana agifusha dukabe nureba ko abana basaze dupate wagiye uhatwika ni hashye imyaka yose yashize warapaga ni hashye ariko ni time musore dutape ndiho mundakwamye natake izi nzana zirape muranyisha ndake gakara dukabe dufate dukate na kate ni bije ya make urumva mujya ngavuga ngo abahungu Kigali urumva kushini nyinshi bareba imirari abahungu b'Kigali barabiza urumva ngwino twitsimba hunyera zitari gabanya ubwoba dore siningari imihanda ni so kandi amatsini ni broke akana gasuzuguro uruganda ni low kandi imirongo ni mo koresha kayunguruzo izi kushina dose Disney dufata pose mwana jya umugabo y'inisi ya code kandi bigusaba konte byose ni mu bitabo nguru urwego nirwo bakubwira sibyo weguma mu rugo ni gute wabona ibiryo kandi covid iriho nabahungu sibo dukwameye mu masibo mwana izi game sizo izi shene niso kandi si leta yaso sha mwana jya ushiraho irido iyo ndirimbo Muda Street itandukanye n'indirimbo ghetto ghetto nandi kuvuga staff nyine z'uburyo urabizi nandika ghetto nibwo nayimviye n'iki boro n'iki urumva mu nkutenye ukuntu urukumva so nzanzana ghetto nandi sha mwana ibi nandi kuvuga muri ghetto birarenze urukumva nandi kuvuga ngo start from the bottom muri ghetto street nama gangster hood yacu nama gentro cana ko kazonto mazu honda ni na popo imani bigihombo bagufatanya imisongo kina gusa niga genda slow bro ababira ama dementia gusa nabishoro agahinda kamwice maze yigira ibihoro nyiri byondo nakashaka ubwo bukaro nakati y'amasukunje amageto vie kuri high nyinshi yande baga 4 bro mere kuri haso gusa zagenda ga slow do isare nyinshi mu mahome ndara ntabipozo
nakati y'amaskunja amageto uri kumva nyine ibibora ndi kuvuga tu ndi kuvuga lifestyle nanyuzemo back in days n'ibiki ndi young and stuff ibintu nk'ibyo ngibyo tu Ruri ukunda kuririmba lifestyle ndashaka ko umpa ujya byose mu buzima bamo byinshi ariko ndashaka ko umpa story imwe zinga muzo ushaka zawuzi iri ya indi uvuga uti iyi story nanjye iri muri story zituma ngomba kuvugira umwana wese wanyuze mu buzima nk'ubwanjye bikagenda wenda nkazagira icyo ntanga nkazagira resulta yangiza nyine mbwira kandi ni ibintu bikunda kubaho cyane ku bantu bakora hip hop bikunda guhurirana ugasanga ubundi hari indi life yanyuzemo iri behind y'ibintu arap what's yours? My lifestyle is like this, right? Dumupeto wavukiye ke jail. I make mistakes. Nkumva nkora amakosa. Ibintu byinshi abapeti bose bakora aka kanya bafite imyaka yose nje nabikoze ndi muto cyane to. Urukumva? I just grew up as a youngin. Urukumva? Muri hood mbi cyane aboro bitaga mu ruturusu. Urukumva bro? Hari drugs everywhere, bitches everywhere, urukumva? Noneho yukuze uri umupeti nkungu ugakura muri iyo lifestyle uri kubona ibyo bintu byose nyine hari ubundi buryo uhinduka moto urukumva? Hood yanjye aranyefexe byatari, urukumva? I know how it feels to be in the streets. Wenda utararengaho ni iki kintu kikuzamo yumvisha ibibutse ubuzima bwo mu ruturusu? Imvururu tu. Imvururu popose mukaba muri nkaho mu muryamye na family mukabona nyine bakoze nk'imikwabo muryamye na family ukabona abantu bari kubakomangure bari kujugunya mu matera hejuru urukumva nyine tu iyo mbyibutse mpita mvuga ubundi rero hudu byameze gute ariko ubu ngubu ni clean imeze fresh byatari urukumva yego wari kitubwira nyine story yawe nagiye njya mu jail menshi cyane urukumva nakati y'amaskunja amageto urukumva maniga nizo stories zanjye zose mwandi kuvuga mu ndirimbo zanjye urukumva urumva ngiye umuntu wese ka umuntu wese arimo turi kuri street tuba dufite same feeling niyo mpamvu muri songs zanjye nkunda kuvuga ibintu biri rere to ubwo impamvu nanjye nkubashije gutyo nuko numva donc ukuntu wandika verse yawe wumva ari realite ariko none igushingiyeho ikintu kikwerekeyeho njewe nakatiye school njya gero nyine urumva ni muri ngenga ya mbere y'ubumwe sibyo ninjye donc buryo umuntu ashobora no guhita bihuza akavuga ati yese ni story ya Glory wenda ni ibindi bintu yabonye niba atari n'ibintu wenda yabonye se ku ruhande ni ibintu azibibaho niba atari ibintu azize bibaho niba ibyo bintu bibayeho ni bimeze gute niyo mpamvu nayo nyine ari umuntu nyine ukeneye kumenya iyo experience ubundi iyo uri mu artiste uri kwandika indirimbo uri kumva ntabwo kenshi ugomba kwandika gusa indirimbo zigushingiyeho turi kumva JALAS hari ukuntu nshobora gufata ibirenge byanjye nkabishira mu intambwe z'ibirenge zawe nkabishira mu birenge byawe tu uri kumva intambwe z'ibirenge byanjye nkabishira mu birenge byawe uri kumva nkaba navuga like yo iyi moment ifasha aka kanya ndashaka njye muri lifestyle y'uyu muji uri kumva ugasanga nyine bimeze gutyo tu ugasanga ufite nk'umuhomboy wenda muri hood n'iki n'ababyeyi afite ntaki urukumva JALAS nyine ugasanga ufashe pen ubundi man ngewe ikintu njya nizera abantu benshi batazi ngewe kenshi ngiye kwandika indirimbo ntago mbazi indirimbo ngiye kwandika ariyo to urukumva hari ukuntu uri pose ukwamye home wipoye gakeya ugafata pen then ibintu byose abantu bose wahuye nabo ibintu byose wabonye muri lifestyle yawe wafata pen like bikamera nkaho ari nk'Imana iri kukubwira andika ibingibi nicyo kintu njya nkunda gutekereza kuri hip hop usko mana abantu benshi bafata hip hop nk'ari njyana y'ibirara ariko bro yo this shit is real man kubera most of the times hari ibintu byinshi nshobora nko kwandika tunga nyuma 2 years man ngata mvuga wallahi bibona birapaga none wallahi birabaye abantu benshi bajya kunda kwivuga abaraperi tu biri real like nyine umeze nk'umuntu uri kuvuga uri kwiyauturiraho tu niba ukunda kuririmba umuhanda cyane uzaguma mu muhanda tu niba ukunda kuvuga ndi shan boy mama w'ibyana uzarya ibyana byinshi cyane urumva nuvuga ngewe ni Yesu na Yesu tuzaba tukubona music nyine ifite ubundi buryo umeze mana abantu benshi batazi to especially hip hop bro ubuye buzima bwo kuri street wibuka ukumvugiza amarira
kumva ugize intimba kumva ko bitari back in days ndi umupeti tu ntago ngiye nabaye kuri street like kuvuga ngo urumva JALAS ntago nabaye kuri street kuvuga ngo street ngo ndi street boy ndi umupeti nyine uvuka muri family ya fresh ako mistakes nagiye nkora mu buzima bwanjye back in days ko nduri umupeti uri umutini n'iki zagiye zituma nyine nisanga ahandi hantu mu buryo butari bwa nyabwo tu so abaji benshi barabizi ko nduburi yanga nkamara nka days naza home ndi kumwe n'abaji baba friend banjye mu mageto n'iki mva agata kubwira we cishene wowe n'iki nyine ukisanga uri kuri street tu ukisanga uri mu mihanda yo mu giporoso nabo n'aba friend bawe kamara nka 4 days uri muri street 1 week 1 month ara umuntu nanjye ndi umujene yose nanjye nari experience inzu ubuzima bw'abasore bw'adolescence hari ibyagiye bitubaho hari abo twagiye tuganira bakakugabwira byabo hari nk'umuntu kubwira uti ngewe nasinzibagirwa nk'umunsi mu rugo bandaje hanze sinzibagirwa nk'umunsi bayimye ibiryo sinzibagirwa nk'umunsi wenda byagenze gutyo byo na situation yararimo wowe umunsi utazibagirwa n'uwe muri yo ntuza zose ntago nzibagirwa umunsi bamfunze baby mother wanjye ari pregnant urabizi izo days n'iki I think ari ikintu biziho to time DJ badusanze muri studio hari abaniga babiri bari muri studio nabo baje kuri recording ariko bo abo baniga bari kubakurikirana abo baniga bacuruzaga ama drugs ari muri covid gitangira baby mother wanjye ari pregnant uri kumva njyewe nari nasabye n'uruhusha tukwa kundi wasabaga urusha popo n'iki bakagukubita urusha nshaka kuri recording like track yo muri covid ijyanye na situation y'abantu bari moto uri kumva nsanga watipe babiri muri studio ntago nari mbazi tu bararecordinga shize nk'iminota nk'itatu wahita hazamo popo baba tipe baba basatse basanga bafite boy inshora bafite bikapaho ngaho n'iki babasanga bafite ama blunt menshi cyane tubasubona tundababwira ngiye ndi umu artiste ngiye naje no kurikodinga indirimbo babanigana nubwo ngiye mbazi mitangiye muri case yabo baniga na studio sitijya muri case yabo baniga tu twaspendinze more like 4 months man 4 months kuba nahise moving aboro bari banjyanye ahantu henshi cyane uri kumva kandi ngewe ndi innocent nta kintu nzi Kicukiro nta kintu na kimwe nigeze nkora uri kumva baby mother wanjye atwite nukuvuga baby mother wanjye yaratwite nk'inda nk'iyamezi nka 3 urumva 3 4 5 6 7 abura amezi 2 ngo byari peti wanjye nta kintu na kimwe ndamugurira ndi imihanda na move nari ndi gukora zitari gucamo covid irimo nyine tu ndasohoka ndeba situation nyine byarambabaje byatari tu noneho plus ndi innocent ndi kuvuga iki gihe cyose nkoze muri ibi bintu ndi innocent kubera icyo abantu nabasobanurira babashe kubyumva ku buryo bavuga ngo ndasigamo igihe kingana gutya kandi ngewe muri ngewe nzi ko ndi innocent nabo bantu bose bari kuvuga ndi innocent ariko nkabigumamo to byarambabaje byatari abantu bafunzwe ati no kuburya zagara kuburya zagara mwana gusa ntago bari fresh tu uri kumva nyine barumva government ibigomba nyine kumenya like what's right man niba ulokinze umuntu wenda afite naga case runaka nagaki ariko jujya no muri hood man ujye no mu midugudu n'abagitifu n'iki wabwira ubundi umuntu bimeze gute mbere yo kulokinga uwo muntu kubera sura nk'ubu ngubu nk'aba teenagers ushaka kubura umupeti urabizi yuri umwana muto ufite imyaka 15 18 man ari ibintu nyine wisanga moto yuri umwana ufite imyaka 17 ubona like kunywa weed biri cool urukumva atari kuvuga ngo unywa weed all the time ubona nyine biri cool urukumva uvuga ndashaka nje muri ni generation ndimo nyine twisangiye moto ugasanga uri umwana mwiza byatari kugakora nk'iyo mistake imwe mu buzima bwawe urukumva bagataha gufunga like for 5 years kandi uri good boy kandi ari ukuntu muri budu no mu murenge n'iki bakuganiriza bakakubwira ibintu ntago ari byiza like nyine ntago mbyumva tu factashe banumva nyine abantu bagomba nyine gukura tu nyine bakabona ibintu biri real to atari kugendera gusa kuri low like wakoze iki kintu ingingo igwana n'ingi like tuba tumeze nk'ama robots maniga nk'ama robot tugendera ku bintu muzungu ya creating bro like fuck that shit. Yes, fuck the shit bro. So reka tuve kuri iyo sije twongere twisubirire mu kazi ongera tukoreremo hahandi nyine imbere hamwe hawe nabonye hari ukuntu reba muri phone ukareba mba mfite uzi ukuntu umuntu asoma bibiliya ngiye imirongo yanjye ngira ni nka bibiliya mba mfite bibiliya yo muri telefone bibiliya yo mu ikayi nyine ngira release nyinshi byatari tu hari nk'ukuntu andika mureberemo urashaka ndebe mu bintu biri muri phone yanjye tureberemo wowe uduhitiremo reka ndebe
ukuvuga abantu abaraperi benshi like banabimenye man urukumva yiri mu artiste nyine ibitekerezo bihora bipapinga muri mind yawe tu just have to have your phone man ijambo rimwe cyangwa amagambo abiri ashaka kugukorera one hit song ari ide gusugize tu so yitanditse down ugahita uyibagirwa ushobora gusanga nka hit irenze byatari kuzagutuma ubona do igucitse like utigeze yijontinga down so yo ndi kumwe n'abaniga banje mbona bari gutera stories ziri board mitangira muri phone nkandika ngo turane tubiri nkongera nga power life ibintu nk'ibyo ngibyo tu kandebe muri relax iyo bwabaga urabizi ibyo bivuga shamwana nje nize literature mwana indimi n'ubuvanganzo ntacyo na kimwe wazumkera mfite bona ndi kwandika ndi kuzana ndi muri kebu y'umuji wanjye uri hano outside bivuga ngo abana i Kigali basaze bashaka izi biti zikaze ndahiga izi noti imbarase ndasiga abahungu bakwamye mu gace nakuriye street nacubye ama beach nabonye abajene basopa maniga ni deal nunzane wa sneeze itumi yigemu nyigotwa ndashaka imifungo zanizo dala dushire ku cyungo ndabona umuvundo abajene bashaka ko nsigara ipondo njye mfite ibivasi birenze bitatu imihanda nagiye yambanye nka tatu nazo zikwende zirakina tapu ngaho zinyende zirambaza paso maniga ni gang kuri bang ku champagne nunzane wa slang kuri block yanjye ari gang bakome zivasi bucece mapo yakeje umuhungu mugaca amasasu umunana gatuza nkurasa umusore wabyanze ujya bowling gake banda n'umutuku mukari kibora gisara kimena amatara banda n'umutuku mukari kibora gikata gihiga dinera maniga ndi mubi nakurikira live sinkunda izo lights fuck that shit ibintu nk'ibyo ngibyo tu ni verse nandi kwandika ndi kumwe n'abaniga banje bari gutera story tundi ndi kwitestinga muri phone tu bira aho ngaho tu you know anyway what's up bro uri umwe mu baraperi bari appreciated cyangwa se bakiriwe cyangwa se umuntu muzi avuga ati dope si ubona ari kibura kugira ngo izo law ziribwe kugira ngo n'abanyarwanda wenda bakeya bari buturebe bavuge bati Glory Majest ibyo byose hari ikintu kamubaniye hari bamwe bavuga bashinja itangazamakuru promotion nabi hari abavuga bati wenda yewe ibintu byanjye banze kubikina cyangwa se sinzi impamvu aba people batabyiyumva wowe nyine uri kureba I just don't know man njyewe ubundi ubuzima mbufata nka marato tu rukumva ndi umuntu uri positive cyane njyewe nizera ko nyine ibintu biba nyine time yabyo yageze tu rukumva man hari abajuzi muri Bible man batabyaraga abapesi nagare ngo mentioning to ugasanga Imana iragupromisinga kubwira man nyuma y'imyaka n'imyaka uzabyara umupeti to kandi uzabyara abapeti benshi byatara abantu basomye Bible barabizi to rukumva man ngiye mba numva tu ari just matter of time rukumva impamvu nandi kubwira life ni nka marato tu muri marato iyo marato itangiye abantu bose bari kwirukanka ari benshi byatari hari abatangira bari kwirukanka cyane yone bakirukanka kabisa n'umuntu uri muri stade agatavuga abantu uri yamuntu arabu wa mbere kabisa ugasanga abapeti batatu mani bari inyuma babaretse muri rukanka turavuga barabonega mu bareke mani babanze birukanka noneho ibihabya bibanze biriwe noneho dukubite ritani byatari kumva mani je natangiye gukora music mani arabaniga benshi byatari hari bari G bari hit byatari ubu ngubu bari bro urukumva nyine hari abantu benshi bagiye babura tu kandi narakuze mbona nkavuga abaniga bararenze byatari hakaza tamu y'abandi bantu ba Bush ba Betray abaniga nyine utakigaga ko baza tu ningo nyine n'indi tamu yagera nejo mu gitondo gatamumva ngo ngo Glory yabusinze byatari barumva ari just matter of time nta kintu na kimwe mbura bro urukumva kubera ngiye uburyo ngiye nkora music yanjye ngiye I don't care about views man urukumva I don't care about views ntago mba nshaka kuimpressinga abantu urukumva kugira ngo nkunde ngo nigire uwo ntari we ngo nigire rerere urukumva wana ngiye nyine ngiye ndi real me nubwo naka kanya napfa tu nta n'ikintu na kimwe nabaza Imana tu ngiye nakuze ndi umupeti ndi kuvuga my dream is music kuva mfite imyaka 13 ndi kurapa n'ubu ngubu ndacyari kurapa that means I'm living my dream you see urukumva ubusanga none hari nk'abaniga bafite ubundi buzima barota oya ugasanga ahubwo maniga we yarafite ubundi buzima ashaka ugasanga aba mu bundi buzima ushaka gusanga ari nk'umuniga wenda tuvuge gukora muri office ya Danje wenda tuvuge gukora muri RDB kandi dreams yo yumvaga yakina basket tu ariko nubwo aba ari muri office akavuga ariko
dream yanjye man yabona n'abantu bari no gukina basket akavuga that was my dream man urukumva ntago nshaka kuzapfa mvuge ngo ibintu natekerezaga ku isi ngo mana mbabarira ntago nabikoze njyewe naje hano ku isi nitamvuga man njye ndashaka kuzarapa tu urukumva so I'm just living my dream wankunda wanyanga it's up to you man njyewe ndi umu artiste tu ndirimbira abahetsi ndirimbira abasinzi ndirimbira nyine njyewe ndi umu artiste nyine tu urukumva nabona amafaranga ntayabona nago byambuza gukora music kubera music ni ubuzima bwanjye tu you see yeah my brother yeah kaduhinira ahangaha utubwire kuri new project yawe kugira ngo wenda n'abanyarwanda bisanishe nayo ho gatoya ku muntu wenda uri bushake bese kumva hip hop muri kino cyumweru cyangwa se bizakurikira cyangwa nuzabona interview cyazayibonera ukuvuga song yanjye mu ncamake y'uburyo meze mfite song cyitwa Umuraperi Street iri out video ndadroppinga mu kwa mbere ni video release nanze kwidroppinga nyine umwaka ugiye gushira kugira abantu batazayifata nka Yarababajwe yato urukumva nukuvuga Umuraperi Street kamere ngo ndi kuvuga n'abaniga bose cyangwa abasista bari kundeba right shamwana urabizi igihe cyose wahereye n'iki uri kurapa byatari bitari gucamo urabizi niyo time kugira tubikore right niba umaze nk'imyaka 10 uri kurapa byatari iyi niyo time tubikore right urabizi man wavuye mu cyaro man uciye mu idirisha ry'iwanyu uparamye imodoka n'iki kugira ugereke jail right niyo time kubera wavuye ho mushaka imituku niyo time ngo ubone imituku urukumva shamwana urabizi covid iriho urukumva ni gute waguma mu rugo kandi covid iriho ni gute wabona ibiryo right ndikubabwira nyine uburyo song yanjye imeze tukumva mwana urabizi abana bakwame amajipo byatari ukumva niba ushaka imifungo yawe niba ushaka kugira life nziza reba ko abana bakwame amajipo saving amafaranga ariko ntugume mu majipo right mwana izi shene niso kandi mwana leta ntago ari leta yaso urukumva ibintu byose ujye ukora ushiraho akarido tu urukumva nuko track yemeze no kuvuga track yanjye yitwa Umuraperi Street mba ndi gukebura staff ndi kuvuga mwana punani ya koko iza guteza koto ndabizi ko utinyize pop urabizi cyane ni koko gikwameye ghetto gikeneye uragifata kamoto kizanye umutoso kigiye kureba tonto wowe ubika iryo fungo mani koko nuza tume mani umuremera kuri mama uri kumva nuko song yanjye tuyimeze bameze nkaho ndi gukebura abantu nyine like ibintu bimeze nka prophecy njye most of the times ndi kwandika lyrics zanjye mba nishira nko muri kare nkavuga man aka kanya noneho Glory Majesty nk'ubu ngubu wenda Imana yaravuze ni Jesus part 2 ugarutse urukumva ariko rero ntagaruka ari Jesus umwe w'amakanzu niki akagaruka ari Jesus uri ku matatu ku ma blink niki urukumva sometimes barumva ndi nka Jesus nyine umupete wa Jesus urukumva navuga mfite uburyo navugamo message yanjye ariko uburyo mvugamo message yanjye ntago nzameze nk'umupastor cyangwa nk'iki ndaza ndi gangster nyine kubera abantu iyi generation yose bafite uburyo nyine wabaganiriza ariko uri muri world yabo turi kumva I'm just a fucking prophet ndi nyine umwatu niyo mpamvu utazigera ubona ndi gukora ibintu bigezweho cyangwa iki nyine ikintu kigezweho muri njyewe nicyo nkora tu nubuye buzima bubera muri ghetto ukubabaza cyane uba wumva uvuga uti urubyiruko rwacu nirutareba neza rurashira muri ghetto iminsi irukanka byatari kandi ugomba kwishyura nyuma y'iminsi 30 nukumva igihe cyose uba ufite stress tu nukumva uri young nigga uri gukora music gutya life nag imeze fresh na shows covid n'iki ariko uzi ko nyuma y'iminsi 30 ugomba gutanga 60 cyangwa 70 cyangwa 100 ugomba guporeza byatari nyine iminsi 30 irambabaza byatari yani n'igihe ngetse nkahita mbwira mana wambabariye ugatuma iminsi igenda slow motion umunsi umwe ukajya umera basi nk'amasaha 48 basi ukwezi kuzagira ibyagenze neza to nyine gero like nyine n'iki gihe turimo to nyine igihe kiri kwiruka nka byatari none igihe kiri kwiruka nka byatari udafite amafaranga udafite iki uriya young nigga nyine urabireba ukabona nyine ukabona uri gusigara ukuntu to ukagira akantu kameze nk'aka depression muri wowe to nicyo kintu nzi aba young niggas bo mu Rwanda bose bafite to twese dufite ama depression mane ameze ukuntu nizihe ngaruka za depression yaba young generations you just set yourself ukumva hari ukuntu uba ufite depression to uzi iki kintu bajya bita swing umpeta akajya kubwira ndi swing man urukumva like urabizi wanyweye inzoga uba wumva ari cool right
abantu banywa inzoga barabizi tu urukumva wumva ari easy uri kuvuga it's nothing. Niyo mfite verse ndi kuvuga ngo mfite ingoma yanjye yitwa isi yanjye iri kuri YouTube bandi kuvuga ngo nyine ya prophecy yanjye tumba ndi kubwira pete ngo cyakwereka pen dufite hano KGL isare nyinshi mu mahome nakazi biri everywhere kubera laugh ngiye kushu ngiye shene everyday take a mile my shoes walk around with my crew diplome munsi y'igitanda hudu yose yuzuye nguvu na esperanza reba kwanza bashiki bacu mu mihanda ifege nyinshi rone ndetse n'amaganja n'izinzagwa urukumva man nibyo bro ndi kuvuga wa boro nyine ugasanga uri nk'umupeti wagiye school kuvuga ngiye ndashaka kwiga chemistry and biology ndashaka kuzaba muganga wa tari ugasanga ufite diplome yawe ababyeyi bawe barakubiswe iki ugasanga diplome yawe iri munsi y'igitanda urukumva ugasanga ari abaniga bafite keshi zabo ugasanga bari kuzana amalika muri udari chip bakavuga nyine ni business yabo tu bari abaniga n'amafaranga bafite niba badafite ubushobozi bwo kugura ziriya nzoga reka tuba create inzoga zabo ziri cheap tuzishiremo stuff zituma baba so addictive n'amalika n'iki nibyo biboromba ndi kuvuga to so you uri a young nigga ufite izo depression wisanga muri yo cycle to mbona abaniga bayobora iyi system y'isi yose bameze nkaho baduhereza intwaro zitwica to you see bakavuga bari abantu n'ubundi nta do bafite n'utudo ducya bafite reka tutubake to sometimes je bazi impamvu nka heroine yakoreye mu Bwarabu right kandi mu Rwanda ni igihugu gifite amahoro ya danger right ujye baza uburyo heroine iva mu Bwarabu bikagera mu Rwanda right nyine ntago njya mbyumva tu aho kugira ufatura umupeti uri kumwe iyo heroine umukatira imyaka 30-20 ari muri jail urukumva ahubwo wishakana iyo heroine iri kuva kubera uwo muntu w'umupeti afite depression ziwe mere yacishene n'iki ahura na wrong crowd urukumva like nawe nk'umuntu ubuzima murebe man afite imyaka 18 amaze imyaka 18 ku isi nukuvuga niba amaze imyaka 18 ku isi kuva ku myaka 17-18 niyo maraso afite man like afite nyine ya maraso nyine yo gukora ibintu ama mistakes menshi cyane manumva like man sinzi niba abantu babyumva tu I just don't care niko ngiye mba ndi gutekereza tu so ifite ama depression wisanga muri ibyo bintu tu ukumva wisanga uri kunywa urumogi wisanga uri kunywa heroine uri umupeti like uri broke urukumva uri boring niziye huduzi hano aboro tubangiye nka hudi yanjye mbamo na kibuga na kimwe cy'umupira kibamo na kibuga cya basket na kimwe kibamo urukumva kandi noneho ni slums zimwe za danje pese nabyuka mutondo sarajya gucilingira he urumva iyo life imeze gutyo uyi experiencing n'ubu ngubu turi ku experiencing amara kumbya nkurigeze nyexperiencinga iyo life iri ubu ngubu mu young teenagers urukumva nago nyine dufite ibintu duhereza moto ubusanga bari boring noneho kuva nta bibuga bihari nta kibihari niyo mpamvu abapeti batari na smart byatari ugasanga babe nk'amarobo uri umupeti uri muri hudu nta ufite urira n'umufriend wawe phone yawe irahita iba like occupation yawe tu niyo mpamvu sometimes ubona abantu bose barabaye nk'amarobo bameze gutya ugasanga uri kumwe n'umuniga maniga wamusuye byatari ko maniga ari muri phone gutya kandi wamwinjiriye byatari ugasanga muri bus mwese muri kuvanda nk'inyamara muri kugiremera man ari nk'umuniga uri uruhande rwawe service ushaka mu buzima igukorera tu ashaka kubana kubwira man hagati cyafite abantu bisedetse abantu nyine babaye amaroboto kubera kuba boring urukumva mu Rwanda ni hano uzi muri hood harimo library uvuga ngo ndabyuka mu gitondo mite njya muri hood hano gutya one shit man urumva dukeneye ibyo bintu byose mu mahood dukeneye ibibuga bya basket dukeneye ibibuga by'imipira ibintu bituma abapeti nyine batagira izo depression kuko koza gasport gakeya ugahura n'abantu bituma nyine wumva ko uri kwisi tu kera ama youth centers yabagaho kera man yereka nkubwiye kera uburyo byabagemeza wallahi reka nkoreke sibyo kera ngiye wenda umupeti ngiye nkura man uzikarereyo muri hood wabaguze ko niba muri kuri umuhanda mugomba gukubitana n'umuhanda wari ahepfo ariko igipeti cyo ngubu cyo muri 2021 murahura ukabona kimeze ngo shamana ari igipeti urumva ari igipeti cyakoze uri kukireba ukabona kiri kukwirya ndi gutwika man come on man uri kumva man nyine ukabona nyine abantu babaye nk'amaroboto ibi boro mba ndi kuvuga umunsi umwe nimfa abantu nyine like bazamenya what I'm saying akakanya umuntu ushaka kubona akavuga how this nigga is crazy and stuff ariko hari ubundi buryo ngiye mbonamo ibintu to nyine bitagakwiye kuba bimeze gutyo to
My brother, reka ngushimire rero Yeah. twaganiriye cyane abantu bagiye kureba Mood ya Street. Mood ya Street, man. Channel ya Glory Majest. ichecking everywhere Muda Street iri kuri platforms zose YouTube, TikTok, everywhere like audio mark ahantu hose man, check me out man. Glory Majesty, I'm out. OG Yeah. respect bro. Respect.